tega amatwi wumva bavutaramire maze weza amasuro y'amasonga uraranga gajuyo kumuyumbu kigarutembeza kandi ugatsangiza. Ubundi aya niyo marembo ya Kigali. Iyo urenze Nyabugogo uzamuka, ubundi aya niyo marembo nyayo y'umujyi wa Kigali. Abazi Kigali yo hagati ya 80 n'ibihumbi 200, uyu muhanda ntabwo wabagaho. Uri uzamuka, uyu murebe uzamuka hariya niho wabagaho. Bazi Muhima neza, dore inzu ituma muhibuka n'iriya yahoze ari Yamaha. Ngiriya Yamaha sasa nababwiraga, uzamutse gutya ugiye kuri Apakope, hari iriya modoka igeze niho hahoze akabari ka 6h. Uyu muhanda ntabwo wabagaho rero, wari uri muri gahunda za leta ya Kinani muri za 80, birinda bigera muri 94 batarawukora. Iyo ukomeje rero urazamuka ukagera ruguru ugahora na wa muhanda ujya ahahoze brigade ya Muhima. Voilà. Hanyuma hepfo gutya ubugiye ku Kinamba, hakurya naho ni ku Gisozi. Kara gasongero mubona ni urusengero rw'Abadiventiste, itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa 7. Et voilà. Hanyuma ahangaha naho ni quartier ya Muhima. Hanyuma wazamuka gutya ukaba ugiye kuri Apakope. Uzamuka gutya ni ukujya kuri Apakope, hanyuma gutya ni ukujya Nyabugogo, ugiye za La Fresheri gutya. Ibaze bana viens où ku Muhima dusigaye dufite station ya essence mwayibonye ya Mirez. Ruguru iyo ngiyo ayo mazu yari ahasanzwe ya menshi, nta bintu byinshi byahindutse. Etse sha, iyo ni iminyenga sha. Really? Manini. Iyo foto. Iyo foto. Abazi iriya nzu ndende ni inzu y'umugabo bita Ruterana, bahita kuri Sofaru. Hariya nahoze ariko n'ubundi haracyari iwe nubwo atakiriho, ngira ngo umugabo twitaga Kapiteni Joseph. Ahangaha ni kuri Rwanda Foma, murahabona kwa nyakwigendera Makuza. Hepfo hariya mureba iriya ni inzu ya Afandi Dodo, Twahirwa Dodo. Ubu ngubu yarasezerewe, yacyuye igihe mu ngabo z'u Rwanda arikorera, afite societe bita Jari. Hakurya mureba ni Kacyiru. Urebe cyane nababwiraga, uyu muhora wose ko mubona kuva ruguru mu mujyi umanuka ugenda ugera Nyabugogo, aya mazu mu myaka nka 20 iri imbere muzasanga atagihari. Uko muhabona gutya nta kintu kinini cyahindutse cyane, ariko gahunda ihari nuko hazajya imiturirwa byibuze y'amazu. Ingufi zawe ifite nk'amazu nka 15. Uyu ni umuhanda wo hasi, haruguru hari uwundi. Wa muhanda umwe nazamutse mbereka urimo 2, uyigeze hano imera nkaho ibaye escalier. Ruguru hariya ni hoteli Okapi. Karani ka hoteli Okapi. Mukanya ndabangeze kuri Rompoint sasa, aho muri bubone Kigali kweri uko yahindutse. Ubu ntago murabona impinduka nyazo. Iyi mihanda usibye kubibona kuri televiziyo cyangwa ku mafoto cyangwa kubyumva, abaheruka bimeze bitya nabaza nyine bakibuka ko bagomba gusura u Rwanda rwababyaye. Naho ubundi nimurebe isuku ihari, mbese nimurebe iyo suku. Kera habaga hari ibipapuro by'amatabi, bya shikrete, bya bombo, ibicupa by'ambaraje, ibintagazi byose. Ariko ubu no gucira hasi nta muntu ukibikora. Umutekano ni wose, nta muntu ufatwa mu nzira ngo
wakubitwe ngo zana irangamuntu urajyayo wagicucuwe ngo dore uko kireshya. N'inyoni zabikubwira ziba zidegembya nta kibazo. Ikirere ni cyiza nta myotsi. Bavandi uwambaye ikirezi ntamenya ko kera kabisa, ariko twe turabizi, twabaye mu Rwanda kuva kera na n'ubu tukirurimo. Amabi twaruboneyemo n'ameza turimo kuruboneramo byose turabizi. Ubu rero ahantu ngeze abatahibuka ni muri quartier y'amagaraje. Ahantu hari quartier y'amagaraje kera, ubu ngubu nta kirimo. Amagaraje barayahavanye, ahubwo hari za pièces de rechange. Hari za pièces de rechange, ibyuma by'imodoka bishyashya, hari amarange y'amamodoka, amavuta, mbese ibikoresho byose bikenerwa n'imodoka. Ariko amagaraje barayahavanye, yagiye mu Gasyata, andi nyine yari mu bice bitandukanye. Iriya rero ni Hotel Okapi nababwiraga, yo abenshi barayizi, guhera mu 2000 ngira ngo hotel y'umugabo bita Rumanyika Okapi. Ndaje ngere kuri Hotel Impala, handi hahoze hari Soferwa. Inzu yari y'umugabo witwaga Emmanuel Nyirarucyaba, zamburaga sanizi cakarafu z'impyisi z'intera hamwe zaramwirengeje amaze kubaha miliyoni 8. Ziranga ziramwica zoka sembize. Zokabura u Rwanda, dore ko ari cyo gitutsi cya mbere nababwira. Murakabura u Rwanda mwantera hamwe mwe n'abazifashije. Voilà. Dore rero handi hahoze ari Soferwa, ubu hasigaye hari Impala Hotel. Iyi nyubako ifite amateka mabi cyane. Mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi, intera hamwe zari zarahigaruriye, zarahise Etat Major ya Muhima, niho zazanaga abo zabaga zije kwica, zibavanye hirya no hino ku Muhima, mu Kiyovu. Abatibuka iyi nyubako, iyi ngiyi mberetse ngezeho ni inzu y'umugabo witwa Rusirari, nyiri Ameki Color, amarangi ya Ameki Color. Iyi nyubako ye murayibona, iracyari hahandi, iracyahagaze, ngira ngo iracyari iye, ariko ubu ngubu ibikorwa afite byikubye inshuro 100 iyi nzu ye mubona hano. Aha ngaha mureba hahoze Minitrape, ikintu yasimbuwe na Mifotra, Ministère des Travaux Publics yabagamo hano. Kugenda ukagera hariya, hanyuma ivuyemo hazamo icyo bita Eto Muhima. Eto Muhima ni rya shuri ryahoze ari rya Eto Kicukiro, muzi byabereyemo ukuntu biciyemo abantu benshi cyane, Abatutsi benshi cyane. Hanyuma rivamo ikibanza bakivamo, leta iragiharura icyubakamo inzu itagira ukwisa yitwa Chic. Murayibona, Champion Investment Corporation. Reka hepfo gato ngende mbereke hahandi hauze icyo twitaga Ministère du Plan. Miniplan, Ministère du Plan. Murabyibuka abantu bo ku Muhima, cyane cyane abize kwa Kanyaburega muri Gardienne, ahantu twitaga mu kiburamwaka. Urero hari hepfo mureba, iriya ni aho zari inyubako ya Miniplan. Yasimbuwe, inzira cyahari, ariko ibikorwa yakoraga bikorerwa muri iyi nyubako ya statistique. Iyi nyubako mureba ndende, murayibona, iyi ngiyi iberamo amahugurwa agendanye na statistique, ibarurisha mibare, koranabuhanga, ni byinshi. Kuba mubona nta modoka zirimo nuko bira inyinshi ziri kuri tele. Ni kimwe mu bigo bya leta bikora cyane bitaruhuka munsi ku munsi, no muri weekend ngira ngo barakora, murabibona. Imodoka ziri kuri tele mu bikorwa bitandukanye. Kara gataje rero mubonaho ibisiga, niko kabagamo Ministère du Plan, Miniplan. Hari akera habagamo inzira twacagamo, tukaza tugaca imberemo hano atarahakorotira, tugiye kwiga kwa Kanyaburega mu kiburamwaka. Dore ya Chic nababwiraga rero, ngiye kugenda nzamuke nyi contourne, ngi nyuma ya mbereke parking yayo kureshya, ndanazamuka ahubwo ngiyemo mbafatira umujyi neza nkureba. Ya misozi mureba ihura gutya, uyu nguyu ni Mont Kigali. Uri hakurya ni Shyorongi, hanyuma uyu nguyu wundi ni Jari. Dore handi nababwiraga kuri Miniplan, ubu hasigaye hari statistique. Nyabugogo murebona ko barimo kwikoreramo ibikorwa byo kubungabunga igishanga.
hariya mu minsi mike hazaba hari ikiyaga Gihimbano. Aha nanze gufotora mu nyubako y'abandi ntafite uburenganzira, nyisohotsemo ariko ku ruhande rwo hejuru rwo hagana haruguru ya nyubako nababwiye yitwa Chic, kana akabari kayo. Hanyuma rero dore sasa bantu mudaheruka mu mujyi wa Kigali, bantu wenda mu bikesha kubona kuri televiziyo mu binyamakuru nayo hose, dore ahangana niho hahoze ikigo cya gendarmerie mu mujyi wa Kigali. Muzi ko no ku Kacyiru cyahabaga, ahangana niho habaga ba bantu bajyaga badukubita imigeri y'inkweto za butine ku imirundi yacu wagira ngo twabaye mu bisigati, kandi twaravukiye mu mujyi wa Kigali. Ariko nkweretse umurundi wanjye inkovu ziriho wakwibaza icyo nakoraga bikakuyobera. Ubu rero ahangaha nyine bahasenyeye rimwe na Minitrape. Iyi nyubako mpagazemo nababwiye yitwa Chic, niyo yasimbuye, haje kubamo Eto Muhima ivamo hazamo Chic. Ubu hano niho hari gare ya Kigali, hariya niho bategera imodoka zijya mu bice bitandukanye mu mujyi wa Kigali Nyarugenge. Urabona ko harimo amabisi atagira uko asa, twatwegerane batuvanyemo dusimburwa na Coaster nazo zavuyemo, ubu zijya mu ntara naho hasigaye hajya amabisi n'udukwasiteri duke. Iriya hoteli yitwa hoteli 2000, hoteli 2000 cyangwa 2000 hoteli, ibintu nk'ibyo ni y'Abashinwa. Hariya ni mu mujyi rwagati muri quartier commercial. Aha reka mberekere rero parking ya Chic sasa. Ni ahubwo se ndayibona mugira ngo ko hari ikintu kiyikingirije hano hejuru. Iyi niyo parking ya Chic yose kugera hirya. Iki kintu mubona kinyuze hejuru kimeze nk'umuhanda gutya, kijyamo hano hejuru ahantu hasigaye hitwa Kigali Universe. Naza kuhaberekanaho mu kanya. Hasigaye habera ibikorwa bitandukanye by'imyidagaduro, harimo ibikinisho by'abana, harimo sport, harimo basket, harimo volleyball, harimo mini foot. Umva na ahantu haryoshye cyane. Ariko izi nyubako zose ni nshyashya ku badaheruka mu mujyi wa Kigali. Inzu ya Rubangura ntabwo igaragara, iri inyuma hariya nyakwigendera Rubangura Vedaste. Ya nyakwigendera Rubangura Uziel yo naziberetse hari ahandi hepfo ku Muhima muri amazu ari ku muhanda, ya mazu ari zizaba zitagihari nko mu myaka 15 iri imbere. Rero kuno mujyi wa Kigali uryoshye, ufite isuku, nta kaduruvayo. Impamvu mubona nta bantu benshi barimo nuko turi ku cyumweru, nta bikorwa by'ubucuruzi byabaye, abantu bari mu rugo, abandi basuye inshuti n'abavandimwe. Ariko niyo harimo abantu benshi haba hasukuye cyane nkuko mubibona. Namwe nimwibuke gare routière ya Kigali yabaga hariya, hari iriya nzu. Nimwibuke umwanda wabagamo, toilette zanukaga kubi, ibipapuro by'abipfunye bataye amatabi hasi. Dore noneho gare y'umujyi wa Kigali kwimeze bavandi. Mwabonye gare y'umujyi wa Kigali bahita downtown. Muri ya nyubako hagati rero dore ni gutya haba hameze, ibyumba bitandukanye by'ubucuruzi. Ni ku cyumweru, urabona ko abenshi bafunze, haberamo nyine ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye. Sasa rero ndumva amaze kunanirwa, dore ya downtown naberekaga ngiyi, mvuye hariya hejuru, nari magaze hariya hejuru, hariya mubona itamanuka muri ascenseur ndaza sohokeramo hano. Dore ngewe n'uriya, ngewe urimo kubereka ibingibi, dore nguriya hariya nguwo. Hanyuma ngiye gukomeza ahasigaye, ndafata moto, numva nananiwe, ngiye gufata akamoto hano imbere kanzamukana ngeraho bita muri car free zone. Ni igice cy'umujyi wa Kigali kitemerewe kugendamo imodoka, habamo ibikorwa by'ubucuruzi, imitako yerekana umuco w'igihugu, harimo utubari, harimo n'iki. Ngiye gufata moto nzamuke ngereyo, ningerayo noneho ndagaruka n'amaguru gende mbereka inyubako zitandukanye nshyashya zirimo kugenda zubakwa mu mujyi wa Kigali. Naho mu kanya Kigali Universe harani kuri Chic. Aya ni amazu ya Sulfo. Dore handi hahoze brigade ya Muhima. Sasa ahahoze brigade ya Muhima ntabwo harabukwa, dore uko hameze. Hari imodoka za rusange, hanyuma 19 tranning iyo hepfo
resitora barayifunze itegereje kuvugururwa kubakwamo ikindi gikorwa gifitiye rubanda akamaro. Ahasigaye n'amafotora rero mabereka muri make nimara kugera muri car free zone, icyanya cyahariwe abanyamaguru n'ibicuruzwa n'ibikoresho bitandukanye. Ndahita nongera amafotorere nta rusaku rurimo. Ubu nafashe moto, dusigaye dufite moto zikoresha amashanyarazi, energy on the move. Nta bintu byo kugenda twanduza umujyi wa Kigali n'imyotsi. Aha urusengero rwa ADEPR hari igihe hari simbizi. Aha ni mu Gakinjiro, dusigaye yitwa mu Gakiriro. Naho ni hamwe mu hantu hatahindutse cyane usibye kuhashyira isuku. Inyubako zaho zo ziracyari za zindi ni amabati nyine, ariko kera muribuka ko hari fake, harangwaga n'amakarayi n'amakarabiya, ibintu byinshi cyane. N'ubu ariko niko hakimeze, ariko noneho mu buryo buvuguruye, nta kaduruvayo karimo. Cyari Agakinjiro cyabaye Agakiriro. Aha ngaha imbere hawuze Colberge yaributse yaragiye. Tugiye kugera mu nyubako mutigeze mubona rero i Kigali ku bataherutse. Ngeze aho ngaho imbere. Ubu rero uyu mutara arakoze cyane ungejeje hano. Ibyo mwagiye mwumva bitumvikana neza no kubera umuyaga. Kubera umuyaga wa moto. Anga ni hawuze Colberge. Urabona inyubako ihari. Abantu baze Colberge dore inyubako yagiyemo hano. Inyubako ya sosiyete bita kuriya Norsken. Hari hawuze Radio Rwanda. Aha hawuze hatuye abantu ngira ngo. Murabona inyubako irimo, iyi ni ya Koje Bank. Ndaje ninjiye muri car free zone, icyanya cyagenewe abanyamaguru kidacamo imodoka. Niho hari bumfashe kubereka inyubako inshya ziri mu mujyi wa Kigali, byibuze inyinshi muri zo. Iyi nyubako mureba yitwa kuriya. Hano hawuze hari ikigo cyangwa ofisi y'igihugu y'amatangazo ya leta, babyita ngo ni Orenfor. Nubwo bitari by'amatangazo ya leta gusa, ahubwo byari n'amakuru n'imyidagaduro. Ubu rero uyu muhanda kuva hariya, uyu muhanda iyo uvuye hariya uraza wagera hano bigahita bihinduka. Guhera hano nta modoka zirenga zijyayo. Iyi ni car free zone. Aha bahita car free zone. Ariko ukomeje hari imbere gutya ho imodoka ziratambuka zikaza zigahita zikata zijya hariya, cyangwa se zikamanuka zikomeza hariya. Voilà. Ubu rero iyi niyo car free zone ngezemo bwije. Iyi ni inzu ya Koje Bank. Koje Bank ni banki yigenga. Car free zone murayibuka mwese, niho habaga amazu y'abaturage b'abakire ku gice cya hano haruguru. Hano nabyo habaga inzu z'ubucuruzi butandukanye. Kera hatari kera cyane, muri za 2000 higeze kubamo banki bita Bankor yavuyemo. Higeze no kuba ikintu bitaga RTL Musasa, radio rutwitsi ya RTL nayo yabayemo. Hepfo gato umanutse mu gikari imbere hariya ahantu hamanukaga, cya kiradiyo cyitwaga RTL mu cyamarishije abatutsi kibateza impyisi z'intera hamwe, nacyo cyabaga muri iyi car free zone, ariko ntabwo yitwaga car free zone, yabaye car free zone nyuma ya jenoside. Ni nejo bundi mu myaka mike itambutse. Hanyuma iranze mureba hari amatafari, irandende iri hari amatafari ni ya I&M Bank. Ni I&M Bank ni banki yo hanze yaguze icyitwaga Banque Commerciale du Rwanda. I&M Bank. Buriya ni mu wundi muhanda hari wa muhanda wahahoze La Sierra na za na cya kindi bitaga Banque Intercontinentale, yigeze kuba Bank Fina Bank, yigeze kuba Bakari, ibintu nk'ibyo. Kansubire muri car free zone, mbereka inyubako zimwe na zimwe mwibuka abazi umujyi wa Kigali. Harimo n'izo mutibuka, harimo n'izo mutazi, cyetse babandi bagira umutima wo kugaruka mu Rwanda bakareba ibikorwa bitandukanye. Ariko
babandi barwanga urunuka, bataba bashaka no kureba kuri televiziyo, bataba bashaka no kureba kuri YouTube. Harimo byinshi batazi, batazanabona keretse nibatinyuka bakaza. Nta nicyo bazaba, nta nicyo babaye. Iyo umuntu ashaka ko bagira icyo baba, hari n'abari kugira icyo baba bari hano ariko ntacyo babaye. Dore rero impamvu dufite isuku nyinshi, tubera ahantu hose. Ese ubundi mwagiye mwubahiriza iyi gahunda ya Visit Rwanda mukaza mukwihera ijisho, atari ngombwa ko tugiye kubibereka gutya. Voilà, urimo kugenda bwira, hari inyubako zimwe na zimwe ntari buze kubasha kubereka uko nabyifuzaga, ariko muri rusange hari ibyo naberetse kameme. Reka nigire imbere gatoya, nongere imbere kibindi. Murabona ko ibikorwa biracyanakomeje, inyubako ziracyazamuka nyinshi. Hari imbere barimo kubaka hahoze umujyi wa Kigali. Ahanga uyu ni umujyi wa Kigali, iyi nyubako y'umujyi wa Kigali. Ahangaha kera abahazi, abazi u Rwanda kera, abantu hano baraza bakifotoza nta kibazo, mu mahoro menshi, mu isuku nyinshi. Ahangaha ndimo mbereka hano imbere abazi u Rwanda rwo hambere, rwo muri bya bihe bibi cyane umuntu nta gaciro afite. Habaga ibiro bya Perezida wa Repubulika, Kinani mwayakoreraga hano. Hacaga umugabo hagasiba undi imbere y'iyi nzu. Ntago hari inzira ishya gutya, hari akazu gatoya wagira ngo nako bacuraguriragamo. Kibazo ukuntu wari umukuru w'igihugu yakoraga mu kazu kareshya gatyo kameze nka resitora yo muri quartier, bikakuyobera. Ariko wakwitwa ngo urahaciye n'amaguru uri umuturage, kandi habaga yari inzira nyabagendwa. N'imodoka zicamo n'abaturage, ariko wacamo ufite isura itifuzwa, isura itarifuzwaga muri icyo gihe. Byose ibyo ntabyo rasubiramo, murabizi. Baraguhagarikaga bakagutoranya mu bantu nk'icumi, bati wowe woreshya utyo cyangwa wowe usutyo, ngwino hano. Bakakuzana bakagushyira imbere y'aha ngaha. Urabona ko ubu ngo abantu barifotoza nta kibazo, nta mahoro n'umutekano. Ubwo bakaguhamagara ukaza, bakakwicaza imbere hano. Ubu hararyoshye, murabona nta kibazo na kimwe. Abantu bari hangaha no kuhanyura byari ikibazo, barahaganirira, baza mbese ubuzima ni amahoro. Hano abantu bahazi bahibuka neza. Kambereke hari inyubako y'umujyi wa Kigali, City of Kigali, mwayibonye. Hanyuma murabona ko abantu ibintu ni amahoro. Imbere ahangaha hari banki ya Kigali. Ngewe ku bwanjye mfite ubuhamya bw'ibyambereyeho hano. Aha hariya gutya hari amarembo yinjiraga mu biro bya Perezida Habyarimana Juvenal. Hari abajepe babiri icyo gihe bari bantumye kuri banki ya Kigali. Mukuru wanjye yarantumye, yampaye agasheke kariho inote y'igihumbi nagomba kubikuza. Hari muri 1993 ibintu byari bitangiye kuba bibi cyane. Nta mututsi ugenda mu muhanda uko yishakiye. Ingabo za FPR Inkotanyi zaraje muri CND muri gahunda yo gushyira mu bikorwa amasezerano ya Arusha yo kuvanga ingabo no gusangira ubuyobozi. Noneho ubwo ndaza 93 banki ya Kigali yakoraga muri aka kazu konye akamureba, nako barakavuguruye. Murakabona nako barakavuguriye, si uku kari kameze, ariko nuko kareshyaga kameme. Ariko noneho banki ya Kigali ikaba ifite inzu yayo ndende itagira kwisa uko muyibona. Ubwo rero nsubiye inyuma gato muri aya mateka, naraje nturuke pfiriya, umuhanda wari nyabagendwa, ndaza n'amaguru, ndaza kwinjira muri banki ya Kigali. Ni hano ntararenga ngo ntambuke njye hara nka uriya mugabo ageze, numva umuntu ngo ngwino hano wacyanawe. Ndagenda musanga hariya, naberetse hari amarembo yo kwa Habyarimana y'ibiro bye ya Presidence. Atezaniranga muntu urajya hehe? Namwe hani mu rugo bari bantumye, muri banki ya Kigali kubikuza. None se ngo kuki uciye hano? None se siho baca bajya muri banki? Ngo se ngo kunumva usubiza nabi wakintaziwe. Ngo zani ibyangombwa, nari mfite ikarita iranga muntu ko nari mukuru, nari umusaza imyaka 22, ntaga muntu irimo tutsi. Ukora iki? Ndiga. Wiga he? Icyo gihe nigaga muri college Pakope. Ndayimuhereza ati wiga muri rya shuri ry'ibyitso wakintaziwe, none urimo uranidegembye uko wishakiye. Ati cara hasi aho ngaho, uyu munsi byawe biraza gukemuka.
icara hasi aho ngaho ibyawe biraza gukemuka. Murabona banki ya Kigali aranyicaza ndahaguma, nahageze saa 5 z'amanywa ndahicara ntacyo nshinjwa. Abantu bandi barimo bacaho bagenda, abagiye kuri Orenforo, kuri Radio Rwanda, abagiye kuri CHK, abagiye mu bice bitandukanye bya Kigali, abagiye za Nyamirambo, abagiye za Kigali benshi. Ariko jewe antoranya icyo gihe nagize umwaka ningi yatoranyije, araza aranyicaza, nayicaye saa 5 z'amanywa, mpava nka saa 10, mpakuwe n'undi musirikare waje aravuga ati se uyu mwana yicaye hano akora iki? Ndabura icyamubwira ngo ibitutsi birimo bigenda byidegembye nta kibazo bifite, ngo nuko harya bagiye kuvanga ingabo, ngo niyo mpamvu ngo basigaye ngo bazerera mu byuko bishakiye, ngo nta kibazo, ngo uyu munsi ngo araza kubona yo kavuna umuheto. Ariko kubw'amahirwe uwo mugenzi we ntabwo yari mubi. Burya nta bapfira gushira mu Kinyarwanda niko bavuga, nta n'ababa babi 100%. Nuko Habyarimana hawagamo abasirikare bashyiraga mu gaciro, nishimenye dore abana barikinira nta kibazo bafite. Ariko nakwibuka uko giye nari ngiye kuhatera tatakariza ubuzima nkumirwa. Noneho ibyo navugaga nibyo nkabya ndi bavuga umugani ari kuvuga ngo nta murozi wabuze gikarabya, ubwo nanjye icyo gihe nafatwaga nk'umurozi. Ariko kubw'amahirwe mbona unkarabya, uwo musirikare aravuga ati reka uyu mwana yigendere shate. Hanyuma se barabo bandi ko barimo kuhaca ko butabahagarika ngo bake ibyangombwa, kuki uyu nguyu yari uhisemo wenyine? Se bari yabura bareba ugasanga icyo ukekaho uyu nguyu bo batagifite. Ubwo ngubwo ahita afatira nka muntu yangera arayinjugunyira n'ikarita y'ishuri, ankubita umugero ngo hano ikigende, ngo ubu tuvugana ngo ntiwinjire no muri banki, ntiwinjire no muri banki ya Kigali, ahubwo subira iwanyu wirukanka. Arambwira nsubire mu rugo nirukanka, kandi bari bantumye kubikuza 1000. Ibintu byari bimeze nabi, ubukene bwari bumeze nabi mu rugo, nta kintu twari twibitseho, twari tumeze nabi cyane. Uwo mukuru wanjye niwe wakoraga, niwe wari ufite akazi nako karakibiraka, nje gukuramo ako gahumbi ngo mama ajye guhaha, dore ko data umusaza muri 88 bari bamwangije cyane, baramutemye mu mutwe, baramwirukanye no mu kazi, barabanje bamwirukana muri leta yivamo ajya muri banki y'abaturage populaire, arahanyanyaza avamo ajya muri Sakirwa biranga kubera izo ngaruka z'iyo mipanga. Umusaza apfa 88. Ubwo rero nababwiraga uburyo jewe uburyo mu rugo nta cyagendaga, nje kubikuza ko gahumbi nako nari inkazize. Ariko noneho byaye ninko nta murozi wabuze gikarabya, wa musirikare ushira mu gaciro aravuze ati reka uyu mwana amanuka agende ajye kubikuza amafaranga atahaji wabo, uramuhora ubusa. Urabona uyu nguyu yari inyenzi, ubusa inyenzi yava muri CND ikazi kagera hano imbere ko Habyarimana koko. Nuko nguko banditse icyo kinkubita umugeri, uwo ngo arambwa ati akiranga muntu yawe shaho ugenda, arambwa ati niba adashaka kwinjira muri banki ya Kigali uciye imbere yacu ahita anyereka aho nyura. Nsubira inyuma ndagaruka, nahariya imbere hari inzira igera ku Nkuru Nziza, iracyana hari nahanga. None ngiye baramwe ni ingaruke nzenguruke hano gutya mbone kugaruka ninjire muri banki ya Kigali nyuze hepfo, kugira ngo kidakomeza kumbona imbere yacyo ninjira muri banki ngayo nguko. Ubwo nabagiriye mu mateka maremare mwihangane. Ariko byari rero imbere ya Beka murabona ko naho harimo hazamuka umuturirwa utagira uko ureshya. Hanyuma uriya muturirwa mureba hariya n'uwa nyakwigendera Makuza nyiri Rwanda Foma. Murakibona iki kizu cyubatswe na nyakwigendera Makuza nyiri Rwanda Foma. Ni bamwe mu bantu bari barabujijwe gukora ibikorwa bizamura igihugu mbere ya jenoside yakorewe Abatutsi. Bari barakumiriwe kugira uruhare mu kuzamura igihugu cyabo. Ariko aho igihugu kibohorewe abantu barakora, biragaragara ko abantu bari barahejwe inyuma, barakubititse kabisa, ubuzima bwarahagaze. Ariko ubu ngubu tumeze neza nkuko bigaragara. Ka free zone nababwiraga ngiyo rero iri imbere y'umujyi wa Kigali, ahahoze ibiro bya Habyarimana Juvenal wicaga Agakiza. Ubu ngubu turi nka za nkware z'inyabugingo zihiga mu itongo yo hazihigaga. Aha rero ni CHK murahabona. Umuntu udaheruka CHK dore ahangaha ni en face ya CHK. Aha ni imbere ya CHK murahabona. Urabona ko hahindutse bihagije.
Subiye inyuma gutya kariya kazu niko katangiriyemo banki ya BCDI. Aka ngaka k'umweru niko banki ya BCDI yahereyemo, kaza kujyamo ambasade y'Abagande. Ambasade y'Abagande irimuka ijya Kacyiru. Murabona ukuntu haryoshye cyane, imikindo itagira uko isa. Imbere haranditse hashika. Aha hantu niho nanjye naboneye izuba mu 1972 maternité. Hanyuma hakurya hariya iranze iri inyuma ya kiriya gitanke, murabona ko ari kuri Marriott Hotel. Mu kanya ndaje nayo nyibereke neza nimara kuzenguruka uyu muhanda gutya. Yera nkaca hariya nira Marriott tugahita tuyibona neza. Gutya rero nibwo ubona kuri CHK neza. Sasa CHK yenyewe. Voilà. Katugera imbere hara turebe uko byifashe. Abantu mwahoze mukora muri Renfort muzi kimwe mu bice byari bigize Renfort cyitwaga Pesifo. Dore inyubako isigaye hari. Mwayibonye? Aha ngaha niho hahoze ibiro byari bishinzwe kwandika imvaho na la nouvelle relève Pesifo. Dore ngiyi sasa Serena Hotel. Yahoze ari Hotel de Diplomate. Hirya habaga hoteli Impara, Cafe Impara. Ubu nta ikihaba. Kadukomeza imbere turebe uko byifashe. Turebe kuri Marriott Hotel. Namwe muri mu bindi bice bitandukanye by'u Rwanda, mu miji yunganira umujyi wa Kigali, mujye mukora utuvideo nk'utu ngutu mutwereke abatazi u Rwanda barumenye. Harani kuri Marriott, iyi ngiyi yitwa 4 Points, ikaba ari ya Sheraton. Aha ngaha ni kuri 4 Points, imwe muri za hoteli zifitwe na Sheraton. Iriya ni Marriott. Hanyuma ahangaha ni ahahoze ambasade y'Ababiligi. Amateka y'Ababiligi n'Abanyarwanda murayazi ibyo badukoreye. Nibo birukanye umwami Musinga, bifatira Rudahigwa. Baramubeshya, ayoboka idini ryabo, areka irya gakondo. Ise baramwirukanye, Rudahigwa bamugize ingaruzwa muheto. Aha ni mu Basuwisi. Abasuwisi ho n'abantu babagabo nta bintu byinshi. Ubu hano mu Babirigi nta kintu kirimo, ntabwo inzu yari yongera gukorerwamo. Ubu ahantu ndi sinzi reba wapfa kuhamenya, ariko icyo nakubwira cyo nuko imbere aha ngaha ni ahahoze Renfort, Radio Rwanda n'ibiki byose. Ariko murabona ko harahindutse bihagije pe. Epfi niho hahoze muri ibyo bitaga ngo Hotel du 5 Juillet, hoteli yo gatanu Nyakanga. Na hoteli yahabaga baratubeshyaga. Kara akantu k'akazu k'amafuti karaho, usibye wenda ubusitani da bwihagije. Ikibanza ubu nta kintu kirimo, sinzi icyo leta yateganyiriza, ariko abatubeshyaga ko harimo Hotel du 5 Juillet baratubeshyaga, nta hoteli yabagamo. Aha ngaha ni naho hahoze televiziyo y'u Rwanda, ngira ngo yego. Aha niho televiziyo y'u Rwanda yakoreraga. Hirya gato niho hari Hotel du 5 Juillet. Nyuma ya jenoside bahise bahita Jari Club. Ubu Jari Club nayo ntikibamo, yarahavuye. Barahateganyiriza kubaka indi nyubako nini ihuriza hamwe ahahoze televiziyo bikagenda bikagera haruguru. Ngayo nguko. Iyi nyubako rero, inyubako sinzi ntabwo irarangira neza, sinzi icyo bayiteganyiriza,
Kigali CBD Core Future Wealth Center, yego ni kuriya yitwa. Subiye inyuma, iyi nayo yuzuye, sinzi ikintu kizayikorerwamo ariko ntabwo irarangira neza, ngira ngo ntabwo iruzura. Voilà, inzu yatuma upfa kwibuka neza Kigali naho ngeze mfotora ni iyi ngiyi, iyi ya Sanlam Alliance yaho zibamo Sonarwa. Iyi ngiyi abantu benshi bazi Kigali barayibuka, nta mpinduka nini zayibayeho. Hepfo yayo habanje kuba ibiro bya karere ka Nyarugenge. Hanyuma nyuma ya Jenoside hajyamo Minisiteri y'Ingabo, ari naho nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ubu ngubu yakoreraga ari Vice Perezida. Ubu nta kintu kirajyamo, naho barahasenye, hari vide. Umva, impinduka zo zirahari bavandi. Sinzi icyo navuga, sinzi icyo nareka, sinzi icyo nafotora, sinzi icyo nasiga, ariko murabibona ko Kigali iraryoshye pe. Isuku, umutekano, nta kaduruvayo, nta muntu. Umva, ikintu cya mbere na mbere, nta muntu ubu nakwitayeho ngo wowe uri mu biki, urakora ibiki, urafotora ibiki, urabijyana he, uri muntu kare. Hanyuma dore indi nzu yapfa kukwibutsa Kigali niba utayibuka neza Kigali. Ahangaha hari BRD, murahibuka? Imbere murahabona inyubako ziracyarimo zirazamuka, ziracyazamuka bavandi. Muntu utajya usura u Rwanda, muntu wibagirwa igihugu cyawe ukagenda ukiherera iyo, ahubwo ukajyanwa no kukivuga nabi ngo kidatera imbere. Sinzi ibyo urimo muvandi. Nimuze dufatanye dukomeze tucyubake, Kigali iryohe, n'ahandi hose haryohe, muve muri ayo. Hanyuma ahahoze ambasade y'Abanyamerika, ambasade y'Amerika ni ahangaha hepfo. Dore inyubako yazamutsemo, harimo inyubako ebyiri. Ambasade y'Abanyamerika murebuka kari akazu gatoya kareshya nka gutya, dore kari hano. Uribuka ko bari barafunze n'uyu muhanda kubera ibintu by'umutekano wabo, habagamo ibintu by'inkingi byafungaga umuhanda, ariko ubu byavuyemo kuko ntacyo kwikanga kigihari. Ambasade yabo yagiye Kacyiru. Dore rero inyubako zirimo ngizi, inyuma yazo hari ya indi ya BRD, dore inshyashya zaje mu ngizi. Voilà, hanyuma hahoze Orenforo, dore uko hasigaye hameze. Hano niho habagamo inzu ya Radio Rwanda, ntabwo wapfa kuhamenya, ndakurahiye. Usibye agapangu konyine niko katahindutse, usibye agapangu gusa, ariko mo imbere harahindutse 100%. Imbere hariya hari ahahoze station ya essence ya kera yari Petro Rwanda niba nibuka neza. Nyuma haza kujyamo BP Fina, ubu ngubu harimo SP. Hirya yayo hari nuza inzu irimo izamuka, hahoze ikintu bitaga Bakari, yari banki yitwaga Bakari. Nyuma haza kujyamo yitwaga Banque Intercontinentale, ivamo hajyamo Fina Bank ivamo, hajyamo GT Bank. Hanyuma niba mwibuka banki bitaga Banque Commerciale, ubu ngubu yaguzwe n'icyo bita I&M Bank. Iriya nyubako mureba ireshya gutya, I&M Bank, inzu itagira ukwisa. Kera hano ahangaha bayubatse hahoze ikintu bitaga Transentra, niho rero bazamuye I&M Bank, ariyo yaguze banki y'ubucuruzi. Urabona ko ni inzu itagira ukwisa. Hanyuma hahoze Bakari rero, hahoze Bakari akaza kuba Fina Bank. Dore ubu ngubu ko hameze hari chantier, ntago bari bahubaka.
bari bahubaka. Inyuma yaho bahazamuye indi muturirwa utoroshye. Rero handi hahoze radiyo Rwanda nababwiraga ni hariya nahariya hepfo. Voila, akazu kahoze ari beseri dore ngaka murakabona. Hano habaga banki y'ubucuruzi, hanyuma ubu ngubu bakaba basigaye bari muri iriya nyubako naberetse. Usubiye inyuma gutya urabona aho mvuye uva se hashika ugaruka gutya. Hanyuma aha habaga ibikorwa byinshi bitandukanye by'ubucuruzi, hari amabiro. Abantu bibuka umugabo witwa Major Manirakiza Jacques yari afite inzu hano ahigeze kuba ikintu bitaga Someka. Abantu mwibuka Kigali ya kera hano higeze kuba Someka, byarebanaga n'ikoranabuhanga na za computer n'iki byose. Ubu rero dore inzu igiye kuzamukamo ni uku nguku izaba iteye. Umuyenzi City Center niyo nzu igiye kuzamukamo hano, ikazaba iri imbere ya rompuwe irimo ingagi. Hano ya rompuwe iyi musanzwe muyizi, iyi rompuwe murayizi, iri imbere hariya ndaje nyibereka. Tutaragera kuri rompuwe y'ingagi, dore umujyi wa Kigali wakoze ubusitani abantu bashaka kuza gufatiramo akayaga, amafu, akuka, ugafatiramo icyo kunywa wizaniye, ugafatiramo amafoto. Ni ahantu haryoshye cyane, ugafatiramo amafoto ukaganiriramo n'umuntu wawe, inshuti. Hanyuma hirya no hino rero hakaba harimo hazamuka inyubako. Izi ni Twin Tower, bazise Twin Tower, ni iz'umujyi wa Kigali, zizajyamo ibikorwa bitandukanye. Dore inzu y'umujyi wa Kigali ngiriya, iruhande rwayo hagiye kuzamuka inzu zijya kumera nka ziriya zo muri Amerika basenye. Iriya nyubako mubona hariya ni ahahoze hubatse banki y'abaturage. Urabona ko harimo umuturirwa nawe wihagazeho. Dore ka karompo rero nababwiraga k'ingagi gashushanyije kuri cya gishushanyo cy'iriya nzu barimo bazamura. Voilà, iyi rero ni inzu y'abapadiri bita Centenary House. Ni imwe mu nzu zazamutse mbere na mbere ya nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Hepfo yayo gatoya ndaza kubereka akitwa City Plaza, ni nako kazu kazamutse mbere na mbere muri 2000 cyangwa 2001, gatungura abantu benshi cyane babona ari ibintu bitabaho. Ndaza kukabereka mu kanya, ariko reka mbanze mbereke ruguru ko byifashe. Voilà, urabona ko haryoshye. Ni ya miturirwa y'umujyi wa Kigali irimo kuzamuka hariya. Karamona hagati karimo Ecobank, ariyo yari yarimukiyemo BCD. Urabona ko kabaye akana hagati ya ziri, kandi kazamuka twabonaga ari umuturirwa utagira uko ureshya. Hepfo ni amazu yahoze ari aya Rujugiro, bayitaga muri UTC. Voilà, hariya abatarubaka mubona ibintu bya publicité. Hahoze la Rwandaise kera cyane, haza kujyamo Akagera Motors, nako kavamo ubu ngubu kari za Karuruma cyangwa Ubumwe Hotel. Yes, hari ahahoze hari akazu ka Ortepen. Ortepen murayibuka, yari ofisi y'igihugu ishinzwe ubukerarugendo n'amaparike. Ubu yinjiye muri RDB, Rwanda Development Board. Iriya nzu mubona ifite amakaro y'umweru, yubatswe na nyakwigendera Makuza nyiri Rwanda Foma. Hari ahahoze hari iposita y'u Rwanda, murayibuka. Akazu twabonaga ari karekare, kari kamwe mu nzu twabonaga ari ndende muri Kigali, kabagamo iposita, kari kariho ibinyuguti bitatu byanditseho PTT. Ni murebe inyubako irimo bavandi.
ni danje. Hanyuma ka kazu nababwiye kitwa City Plaza kazamutse tugakangarana tukagira ngo nta yindi nzu ndende izongera kuba mu Rwanda ikuza mu Rwanda. Dore ngaka kariye ka City Plaza murakabona. Wala hari indi rero ya danje yo iri hariya hirya inyuma hariya yanditseho Infinix, niyo ndende muri Kigali kugeza ubu, mu gihe ziriya zitararangira ngira ngo nizirangira zizaba zisumba sera, ziriya sinzi niba zizaba zisumba, ariko kugeza ubu niyo ndende. Nayo ndaza kwibereka neza ningera aho igaragara. Ubu ndimo nerekeza muri quartier commercial. Iyi nzu nta yabarizwaga hano bavandi. Iyi ni imwe mu nshya zitaramara byibuze n'umwaka. Hepfo ni quartier commercial musanzwe muhazi. Hanyuma dore Centenary House. Hanyuma umuntu utibuka quartier Mateus, uko umuntu yibuka quartier Mateus ko yari imeze, reka nkwereke uko isigaye imeze ubu ngubu. Dore ngiyo. Iyi ni quartier Mateus, mwayibonye? Ubu se niba uherukiye kera ntabwo wabyemera. Hanyuma abantu bibuka akazu kitwa La Bonne Adresse, nako kari mu mazu make cyane asigaye mu mujyi wa Kigali ku bantu bawuheruka kera, kandi munagaheruka ari kagufi katarazamuka. Mutsindashyaka Theoneste ari meya w'umujyi wa Kigali yategetse ko abantu bose bafite inyubako zituzuye zitazamuye bazizamura, nibwo kari akazu ka La Bonne Adresse bahise bakazamura. Voilà. Hanyuma epfingi ni muri commercial, naho ndaje mabereke ukuntu hameze. Naho harimo inyubako nyinshi zitahoze. Hanyuma usubiye inyuma gutya hari house ikintu bitaga Magasin Faruki, nayo barimo barayizamura, barimo barayigira ndende. Iyi nyubako nayo ntabwo yahoze hano, iyi ni nshyashya. Imbere aha iki ni igice cya KCT, Kigali City Tower. Naje nyibereke yose kureshya. Aha, ubu mpagaze mu nyubako ya Rubangura. Hariya hirya ni kujya muri quartier commercial. Aha ngaha niho ubona ya nzu neza rero, Kigali City Tower. Ibuka ka kavuyo kabaga hano muri gare. Hariya niho gare yahoze. Aha ngaha gutya mureba. Uribuka kavuyo kabaga n'akaduruvayo n'abantu birukankanwa bakubitwa. Bavandi twavuye kure kabisa. Yeah. Kuri uyu murongo niho hahoze Audiotex. Iyi nzu yahoze irimo Audiotex, yo iracyahari uko yari imeze. Aha naho hari umuturirwa utoroshye bita MIC, Muhima Investment Corporation, imeze nka ya indi hariya hirya bita Chic. Yeah. Aha naho hahoze hari Imprimerie Nationale, ubu nta kintu kirahajya. Hirya hari kwa Nsanzumuhire.
hano hari kwa Vena hagiye kuzamuka umuturirwa utagira uko ungana, umuturirwa wa danje. Hanyuma ubu busitani mureba hano, aha hahoze inyubako ya Etablissement Rwandais. Inyubako ya Etablissement Rwandais yaje kuvamo hajyamo Cogebanque. Cogebanque itarabona inzu yayo nyine ngo izamuke igiye muri Centenary House ruguru iriya. Handi hari Etablissement Rwandais, murahibuka mwese abantu mwabaye ku Muhima. Hari ubusitani butagira uko busa rwose. Hanyuma hari hakaba ahahoze kwa Nsanzumuhire. Urabona hakurya hariya za Kacyiru. Iyo ngiyo mureba hepfo y'umuhondo ni posta. Posta nayo nyine yahise yimukira hano bamaze kugura handi haruguru handi hubatse inzu ya Makuza. Hanyuma rompuwe ngiyi, rompuwe nayo iracyari yayindi, nta cyahindutseho cyane usibye imihanda bagiye bagura. Urabona ko hari isuku rwose y'intangarugero. Cyitwa kubahiriza zebra crossing, murabona ko ubu ngubu ni ikintu kigezweho cyane, nta bintu byinshi. Yeah, you should visit Rwanda for sure and see more than this. This is just a glimpse. You just need to calm yourself and witness what's going on the ground. This is just a glimpse of it. Actually, the whole country is scaling up at this pace. Yeah, that's it, people. Yeah, it is hard work, and hard work pays, people. Can't you see that? Okay. This is it, people. Everybody is busy from 6 to 6 p.m. Yeah. Ubuse koko ikindi ndi bubereke ni iki koko. Iyi ni Nyarugenge centre ville. Ibindi bice byinshi by'umujyi wa Kigali nuko bimeze. Hasiba kuba harimo wenda inyubako ndende cyane nka ziriya, ariko harimo inyubako zisukuye zisa neza zazamutse. Byose biherekejwe n'isuku n'umutekano. Mureba aho nahereye mfotora, nta muntu n'umwe yigeze ambwira ati bite uri mu biki. Nta wanyatse ibyangombwa ngo uri muntu uki gufotora reka. Nta kintu baba bitayeho, babibereye mu kazi kabo. Upfa kuba udahungabanyije umutekano gusa nta bindi. Urabona ko bimeze neza rwose, abanyamaguru baratambuka. Kera umuntu yambuka agateganya imitego n'amamodoka n'amamoto, umva kwambuka bikaba ari ikosi. Kwambuka byari ihurizo rikomeye. Ariko barabona ukuntu ubu ngubu umva. Umuntu arabyuka akabazi ko ari butahe keretse nyine agize iyindi rwangendanyi. Aha rero n'ahandi hahoze Etablissement Rwandais niho nababwiraga ndi hari hakurya. Biragoye guhita wapfa kuhamenya keretse uri umuntu uza mu Rwanda umunsi ku munsi cyangwa se wenda buri mwaka. Voilà, that's it. Amagaze ni hahandi hejuru iruhande rwa rompuwe ureba kuri Sainte Famille, Kiliziya Sainte Famille, nabo bafite hoteli yitwa Hotel Sainte Famille. Inyuma y'ibi biti mureba hano, ndaza kureba ko hari aho hagaragara turebe ko twayibona neza. Sino reka mbereke Hotel de Mille Collines, iyo iracyagaragara n'amabara yayo ya kake, muri kuyibona hariya. Manze nyi zooming muyibone neza Hotel de Mille Collines. Okay, ni iriya.
hari haruguru yayo ni inzu y'abanki popireri. Iyi ngiyi bayita Ubumwe Hotel. Iriya ni imiturirwa miremire y'umujyi wa Kigali bafatiye ku rugero rwa World Trade Center, za Twin Towers zo muri New York basenye September 11. Nazo bazise Twin Towers, ziriya uko ari ebyiri ziracyazamuka. Urabona ko bimeze neza cyane. Voilà. Reka ngende ko kuri Sainte Famille hagaragara, ariko simbizi neza ko umuntu ari buhabone. Ho nta mpinduka nyinshi zihari usibye ya hotel nababwiye bahubatse, Hotel Sainte Famille. Naho ubundi kiliziya iracyari ya yindi, amashuri nayo aracyari hepfo, bavuguriyeho gake gake nta bindi. Cya kibuga twitaga Sahara bagiteyemo ibyatsi, ntago abana bakigwa ngo amavi ngo akoboke amere nk'inkokora z'ihene. Kiliziya murabona ko iragaragara igice, hepfo yayo gatoya hari hotel. Hari ibiti byinshi cyane ntago yapfa kugaragara, keretse kumanuka umuntu akahegera, ariko haragaragara nduba nta bintu byinshi. Dore impamvu umujyi ufite isuku hirya no hino, nta bintu by'imyanda mubona bagiye bata. Hari za pubere ahantu hafi ya hose, aho bashyira ibibora, aho bashyira ibitabora, kugira ngo imihanda yacu ikomeze irangwe n'isuku imeze gutya. Aha hari amabati y'ubururu, kiriya kibanza mubona hahoze Centre Culturel Franco-Rwandais. Leta y'u Rwanda yarahagurishije n'umushoramari ugiye kubaka umuturirwa muremure, uzabusura nimara kuhajya uzaba ugera nka hariya gutya. N'utu dupuberi tugiye turi ahantu hose. Voilà. Dore ngiyo kiliziya Sainte Famille. Dore hahandi rero hahoze Centre Culturel Franco-Rwandais, noneho ndi imbere yaho neza hamwe twinjiriraga duturutse muri kariya karompuwe. Muribuka karompuwe ko kabagamo ishyamba, rompuwe yabagamo ishyamba. Kera habagamo n'ibisambo byatangiraga abantu bavuye gusenga kuri Saint Michel, abavuye kuri Centre Culturel gusoma ibitabo no kureba filime. Muri ibyo bisambo habagamo twitaga rock wo kwa Muzehe Santé, ariko murabona ko rompuwe noneho ni umutekano 100%. Hariya rero niho hahoze Centre Culturel Franco-Rwandais. Mwitegura umuturirwa witwa UDL ugiye kuzamukamo hariya Kigali Green Complex UDL. Mwihanga nagiye mbereka ibice nta kundi, ariko ndagira ngo byibuze mugire ishusho y'uko Nyarugenge imeze, munazirikana ko ariko imijyi myinshi y'u Rwanda igenda itera imbere izamuka, ntabwo isiganwa. Za pubere nababwiye dore ngizi hirya no hino zirahari, kuri buri metero ngira ngo 50. Voilà. Imbere ni kwa nyakwigendera Rubangura Vedaste. Ana hagiye kujyamo umuturirwa wa Danje, ahahoze La Rwandaise na za Sirwa Color. Ana hagiye kujya umuturirwa ureshya utya Catch Up Center. Catch Up Center nagiye kuzamuka hano, hahoze ari munsi yaho hahoze ari imprimerie kera cyane, haza kuzamo Vena. Ubu ngubu bagiye kubakamo inzu imeze gutya. Voilà.